mbanje kubasuhuza mwese inshuti bavandimwe dusangiye ubwami bw'Imana. Muraho neza kandi mboneraho n'umwanya wo gushima Imana kubw'iki gitondo cya none, igitondo cy'umugisha duhawe kugira ngo usangire ijambo ry'Imana twese hamwe. Mbere yo gusangira ijambo ry'Imana ndagira ngo tubanze dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo Mwami, turagushimye ko ari wowe mugabo w'ubugingo bwacu. Uraturinda, ukaturindira igihugu, ukaturindira itorero, ukaturindira imiryango, twese ukaturinda Mana, ukaduha n'uburyo bwo kuganira nawe muri iri jambo. Ubishimirwe kandi ndagusabye kugira ngo Umwuka wawe wera ari washoboza kandi ashoboze buri wese kumva icyo udushakaho uyu munsi wa none. Urakoze Mana yikubiye kubana natwe aho buri wese ari, ukamusanga ukaganira nawe, akumva ijwi ryawe Data wa twese uri mu ijuru, kuko ari ijwi rinezeza. Icubahiro ni cyawe Data, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Bavandimwe, nongeye kandi kubasuhuza kandi mboneraho n'umwanya wo gushima Imana. Imana yongeye kandi kuduha uyu mwanya ngo dusangire ijambo, nubwo tutaba turebana amaso ku yandi, ariko aho muri natwe aho turi twese turi hamwe mu mwuka, kandi Imana yakomeje kubana natwe muri iyi minsi yose ishize. Turizera ko n'ubundi izakomeza kubana nawe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ku bumwe bw'umubiri wa Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ku bumwe bw'itorero. Kristo akunda itorero rye, Kristo yitangiye itorero rye, ariko kandi natwe turarikunda. Nanjye ndarikunda itorero rya Kristo. Impamvu nkunda itorero rya Kristo nuko Kristo ririmo n'abantu bose barimo, kandi n'ibyaremwe byose birimo. Ntabwo tuzahwema kuvuga ku byiza by'itorero kuko rimo tubarizwa. Ntabwo mvuga gusa itorero nka paruwase, ariko ndavuga itorero rya Kristo, ari naho dusanga itorero nka paruwase. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, igice cya 12 umurongo wa 12 ndagera ku murongo wa 30. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ni igice cya 12 umurongo wa 12 tugere ku murongo wa 30. Niwo gice cyonyine dusoma. Kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba mu mubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezo, kandi twese tujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Ikirenge kiravuga kiti, ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti, ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye? Iyo wose uba akanwa, kunukirwa kwabaye? Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri, izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye? Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo mumariye. Ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura, kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranije umubiri hamwe. Urugingo rukennye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi,
kugira ngo umubiri utiremo ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Imana yashize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa, bose ni abahanuzi, bose ni abigisha, bose bakora ibitangaza, bose bafite impano zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo umuntu wenda mbanze mbibutse umutwe w'amagambo nari mvuze ntangira iki cyigisho, tugiye kuganira hamwe ibijyanye cyangwa se bivuga ku bumwe bw'itorero cyangwa se ubumwe bw'umubiri wa Kristo. Muri iki gihe iyo umuntu avuze ku bumwe bw'itorero cyangwa se ubumwe bw'umubiri wa Kristo, abantu benshi bashobora guhita bumva yuko wenda ari ijambo rije ahantu havugwa amacakubiri, ahantu havugwa ibice. Ariko mu kuri ntabwo nzanye iri jambo kugira ngo wenda nsubize icyo kibazo cyangwa mvuge ijambo ryerekeye aho hantu haba hari ibice. Ahubwo icyatumye mfata iri jambo ni ukugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, uburyo ritwereka ko twese abakristo turi magirirane, twese dukeneranye, twese turi urugingo, buri rugingo rwose rukeneye mugenzi waro. Ntabwo byoroshye mu kuri kwigisha iri jambo muri iki gihe cya none, kuvuga ngo itorero turi umubiri umwe, kandi tuzi ko umubiri iyo ari umwe uba uri hamwe. Muri iyi minsi ya none ntabwo turi hamwe mu buryo bugaragara bw'umubiri, ntabwo turi hamwe. Buri muntu wese ari iwe, niyo mpamvu uvuga ngo ntabwo byoroshye. Buri wese aratekereza ukwe, buri wese ariyigisha, ntabwo byoroshye ko tuvuga iri jambo. Ariko iri jambo rizakomeza rivugwe, iri jambo rizakomeza rivugwe, kandi itorero ry'Imana rizakomeza ribe rimwe, nubwo twaba turi ahantu hatandukanye. Ndetse mbonereho bavandimwe bagize paruwasi yacu ya Remera Kicukiro, kubihanganisha. Twari tuzi ko uyu munsi turi buterane tukishimira twese hamwe, ariko ntabwo ariko byagenze. Ariko buri Imana izo umunsi natwe tuzaterana tukishimira hamwe. Mu gihe bitaraba, mu gihe tutarahura rero, nagira ngo mbasabe n'ubundi dukomeze tubumwe muri Kristo Yesu. Iyo twiga iri jambo somye mu rwandiko Paulo yandikiye abanyakorino igice 12, abantu benshi bahita bumva ko tuba tugiye kuganira ku bijyanye n'impano, ku bijyanye n'impano twahawe na Mwuka Wera. Nibyo koko, ariko iyo dukomeje kuvuga mu bijyanye n'impano z'Umwuka Wera, hazamuka ibibazo byinshi mu bakristo. Njya mbyumva n'abandi barabimbaza, wenda nawe ujye ubyibaza. Aho abakristo iyo tuvuze iby'impano, hari umukristo ushobora kuvuga ati nyamara njyewe nta mpano ngira, njyewe nta mpano nzi, sinzi impano mfite. Ndiko abantu benshi bibaza, ugasanga umuntu wenda agumye muri ako kantu ko kuvuga ngo afite impano cyangwa se ntayo afite. Ariko ngira ngo kuguma muri ubwo bumenyi gusa tuvuga ngo ni impano, ni byiza kuzimenya ko ari impano. Ariko hariho uburyo bwo kubimenya no kubiha agaciro. Ni igihe noneho tuvuga ngo turi umubiri umwe. Ziriya mpano mu gihe tuzihindura umubiri, tuzihindura ingingo, kubikomeza ukumva ko nta mpano ufite, ni ukutabyumva yuko impano ufite ari urugingo. Aho niho habera ikibazo, kuko ntabwo waba uzi ko uri urugingo rw'itorero ngo uvuge ngo nta rugingo, ngo ntabwo ndi urugingo. Ntibishoboka. Niyo mpamvu twasomye guhera kuri uriya mirongo ya 12, kuvuga
ku mubiri wa Kristo biradufasha neza cyane kumva neza icyo tubereyeho nk'itorero, icyo buri wese abereyeho nk'itorero. Ngira ngo na Pawulo yandikira abanyakorinto, iby'iki gice koko bari bafite impano ariko batangira kuziratana, umwe wese agashaka gukoresha impano mu buryo bumunezeza, mu buryo bumuhaye icyubahiro, ntamenye yuko impano yahawe ari iyo gufasha itorero. Ngira ngo bari batangiye kuyoba muri ubwo buryo, bari batangiye kwibagirwa yuko impano bafite Imana yazibahaye, ariko buri wese yamuhinduye urugingo rw'itorero. Nagira ngo twebwe abo muri iki gihe cya none, abo mu itorero, dutekereze kuri iri jambo tumaze igihe twiga, tuzi neza ariko mu kuri tugenda twumva nabi. Imana iratangaje bavandimwe, Imana iratangaje, n'ijambo ry'Imana riratangaje. Uburyo Pawulo agereranya aya magambo atwigisha, akayagereranya n'umubiri umwe. Njyewe nawe, twebwe twese abanyetorero, twebwe abahuriye muri paruwasi imwe, n'itorero ryose rya Kristo, ariko akabigereranya n'umubiri umwe gusa, ufite umutwe umwe, umubiri ariwo Kristo, natwe tukagenda tuba ingingo zitandukanye. N'uburyo butangaje, njyewe ntekereza kuri iri jambo, iyo ntekereje kuri iki gice, sanga mu buryo Pawulo abireba, abibona mu buryo umuntu yaremwe, kuko iyo dusoma Bibiliya, iyo dusoma nka Zaburi ya munani, umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 6, umva uko iyo Zaburi ivuga ngo iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera ngo wenze kumugira nk'Imana, aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro n'ikamba. Haleluya! Umwana w'umuntu yaremwe mu buryo butangaje, yaremwe mu buryo bw'ishusho itangaje. Niko Zaburi tubwiye ngo iyo ndebye uburyo waremye umwana w'umuntu burantangaza, ngo wari umugiye kumugira nk'Imana. Pawulo nawe afata ubwo bwiza umuntu yaremanywe, afata iyo complexité, afata uko kuba agizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye, ariko zose uko zigenda zunganirana, zirema, zimurushaho kumugira mwiza, aza kubigereranya n'itorero. Ndetse saho honyine dusanga uburyo umwana w'umuntu yaremwe. Iyo uri mu itangiriro, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana uko yagiye irema ikintu cyose ikavuga ngo iki ni cyiza, ikiremesheje ijambo ryayo. Ariko ngo igere ko umwana w'umuntu iramwitondera, iravuga ngo reka noneho tureme umuntu mu ishusho yacu. Imana irarema, yicara ifata cyondo, ibumba umwana w'umuntu, imushyiramo ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Aba umuntu wuzuye, ufite ubwiza, imuhumekeraho umwuka. Umunyazaburi nawe ngo aje kubivuga, abivuga yuko twaremwe mu buryo butangaje. Ingingo zacu zaremwe mu buryo butangaje, zaremewe ahantu h'umwijima ariko mu buryo butangaje. Usomye Zaburi 139 urayisangaho. Ubwo bwiza umubiri w'umuntu ugira, ubwo bwinshi bw'ingingo ziri mu mubiri wacu, ziba ziri mu mubiri wacu, nizo Pawulo agereranya n'itorero riri mu bumwe, n'itorero riri hamwe, itorero rikora kimwe. Iyi shusho y'uyu muntu wabura kimwe muri byo akaba asa nkaho afite ubumuga. Niko Pawulo nawe agereranya itorero ry'Imana. Uko Imana yaremye umuntu mu ngingo tureba, mu ngingo tutazi, wenda twebwe abantu batari abaganga ntitwabyumva neza, ariko abaganga barabyumva neza cyane. Uburyo bareba umubiri w'umuntu, bareba uburyo remwe, bareba ibitangaza yaremeshejwe, bareba communication ibera mu mubiri w'umuntu,
uburyo urugingo rumwe ruha ikindi, uburyo kimwe ukuboko gukora, ukuguru gukora, ugutwi gukora, ubwonko gukora, umutima ukora, imitsi ikora, buri kantu kose kari mu mubiri uko kagenda gakora. Abaganga bo barabyumva neza cyane, nguko uko Pawulo imaje abona y'itorero. Iyo kimwe kigiye kubura fonction yacu, iyo kimwe kigiye kunanirwa gukora icyo kigenewe, wa mubiri urahungabana. Nguko uko itorero rya Kristo rimeze. Itorero rya Kristo turi bamwe, turi beza, ariko turi beza iyo turi hamwe. Itorero rya Kristo ni ryiza cyane iyo twese tubaye turi mu bwiza buri hamwe, bukora kimwe, duhererekanya ibyo dukora, ngakora ibyo nshinzwe, ugakora ibyo ushinzwe, kuko kunkuramo cyangwa gukuramo wa mubiri wa Kristo waba ugize inenge, waba ufite inenge, ntabwo waba wuzuye mu by'ukuri. Kandi itorero rya Kristo rigomba kuba ryuzuye. Ryuzuzwa nawe, ryuzura iyo buri rugingo rwose rubasha gukora ibyo rwagenewe. Bibiliya yatubwiye neza, ndaje mbisubiremo, yatubwiye neza ko ingingo zose ntabwo zingana. Twebwe hari igihe tureba tukavuga tuti mu itorero buriya hariho urugingo rufite akamaro, hariho ufite akamaro, hari n'udafite akamaro. Ariko ndakubwira ko mu itorero rwaba urugingo runini, rwaba urugingo ruto, yaba umwana, yaba umukuru, yaba umugabo, yaba umugore, yaba uzwi n'utazwi, twebwe twese iyo duhuye, twebwe twese iyo turi hamwe, twebwe twese nitwe tugira itorero rya Kristo. Nitwe dufite ubwo bumwe, nitwe tugomba gukora ubwo bumwe bwa Kristo. Umva uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Pawulo abwira abanyakorinto, arababwira ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose ngo nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, ngo niko na Kristo ari. Icya mbere tubona nuko muri Kristo umubiri umwe, twese twahawe umwuka umwe, yaduhumekeyeho umwuka ungana, yaduhumekeyeho umwuka umwe. Iyo mvuze umwuka ungana, abantu benshi bashobora wenda guteza impaka, bakavuga ati oya, njyewe mukuri nta mwuka mfite ungana n'uwuriya. Ariko mvuga ko Bibiliya itubwira muri uriya ku murongo wa 13 ngo twese twujujwe umwuka umwe. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo twese ngo twahawe imyuka itangana, ariko Bibiliya itubwira ngo twese twujujwe umwuka umwe. Umwuka unyuzuye n'uwo mwuka ukuzuye. Umwuka wuzuye uriya umwana niwo mwuka wuzuye uriya mugore, umwuka wuzuye uriya mugore niwo mwuka wuzuye uriya mugabo. Twese twasangiye uwo mwuka, kandi muri uwo mwuka tuhabwa wuzuye, kugira ngo umubiri w'Imana nawo ube wuzuye. Turawusangiye. Gukuramo umwe cyangwa kwiyumva ko wowe utarimo ni nko kuvuga ngo uriya mwuka wowe wahawe ntabwo wawuhaye wuzuye. Ukuri kose nubwo wumva uvuga wowe ngo nta mpano ufite, ariko urugingo rw'itorero rwuzuye umwuka w'Imana. Uru rugingo rw'itorero rwahawe umwuka wuzuye, rwahawe umwuka utagabanyije, wujujwe umwuka w'Imana kugira ngo ube urugingo rw'itorero. Impamvu ndi kukubwira iri jambo ni iyi ngiyi, ni ukugira ngo utazajya wiyumva ko wowe uri ku ruhande ntacu umaze, cyangwa hagira umuntu ukubwira ngo wowe uri mutoya cyangwa uri ari mukuru. Imbere y'Imana ingingo zose zirangana. Pawulo arabisobanura neza cyane ngo umubiri si urugingo rumwe, umubiri si urugingo rumwe, ngo ahubwo ni nyinshi. Umubiri umwe, itorero rimwe, si urugingo rumwe, si urugingo rumwe, si umukuru, si pastori, si umuhanuzi, si umuririmbyi, ahubwo twese turi umubiri umwe mu ngingo nyinshi. Arabaza ati ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza si n'uwo ku mubiri? Ese ibyo ngibyo ikirenge cyabivuga? Kubera yuko ntari ikiganza ntabwo n'uwo ku mubiri. Cyangwa se ugutwi gushobora kuvuga ati kubera ko ntari ijisho ntabwo n'uwo ku mubiri.
umutwe ushobora kuvuga ngo kubera yuko ntari ukuguru ntabwo ndi uwo ku mubiri. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Nta rugingo rushobora kwibaza ngo ruvuge ngo kubera ko ntabaye ruriya sindi uwo ku mubiri. Nubwo rwaba rutoya ni urw'uwo kuri uwo mubiri. Ngo ndetse hari aho bisobanura neza Pawulo akavuga ngo ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacu umariye. Ntabwo ijisho ryabwira ikiganza ngo ntacu umariye. Ikiganza gifite icyo kimariye ijisho. Ijisho rifite icyo kimariye ikiganza. Niko n'umukristo adashobora kubwira undi mukristo ngo we ntacu umariye. Bavandimwe reka mbabwire, nta mukristo utagira icyo amaze. Ntibishoboka. Umukristo wese afite icyo amaze kandi kingana n'icyo umaze. Twese dufite icyo tumaze, kuko niko Bibiliya itubwira ngo ijisho ntiribasha kubwira ikiganza ngo ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye. Ibyo ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Ngo ahubwo biri ukundi rwose, ngo ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, ngo hanyuma y'izindi ngo nizo zo kutabura. Ingingo z'umubiri muri twebwe zizwi ko ari inyantege nkeya, ngo nizo zo kutabura. Hari urugingo ruto, hari ingingo nto, hari ibintu bitoya gusa byo mu mubiri wacu bishobora kubura, n'umubiri wacu ugapfa, n'imibiri yacu ikamugara, kandi ubona mu kuri ari byo bitoya. Ariko ubutoya bwabwo mu buryo bugaragara Imana yabihaye agaciro, Imana yabihaye kuba binini, mu buryo urugingo runini rugaragara n'urugingo rutoya rutagaragara byose Imana yabihaye fonction zisa nkaho zingana. Ikinini gikora uko Imana yagihaye, n'urugingo rutoya rugakora uko Imana yaruhaye. Niyo mpamvu bavandimwe, wowe unyumva uyu munsi wa none, uru rugingo ruzima, uru rugingo ruzima rw'itorero, uru rugingo Imana yashyize mu itorero kugira ngo ukore icyo Imana yagushiriyeho. Kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, ngo nizo turushaho kwambika icyubahiro. Ingingo zimwe tuzi ko zidafite icyubahiro, ngo ariko ngo nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Ngo nyamara ngo izidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ngo ariko Imana ngo yateranije umubiri hamwe, urugingo rukennye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utireme bike, ahubwo ingingo zigererane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ingingo zose, abakristo bose, twebwe twese bavaniwe, umuntu wese mu mbaraga Imana yamuhaye, mu uburyo Imana yamushyize mu itorero. Nashatse kwirinda cyane kuvuga ngo impano wahawe, nashatse kuvuga wowe ubwawe. Abantu iyo tujyanye mu izina ry'impano, utangira gushakashaka mu mutwe ngo ariko n'iki Imana yampaye, ukibagirwa ahubwo wowe ngo urinde imbere y'Imana. Wowe ukuri uraruta impano iyo ari yo yose. Wowe ukuri ufite icyo Imana yagushize, wowe ubwawe uri urugingo rw'itorero, uri urugingo rw'umubiri wa Kristo. Ushobora kumva yuko wenda utari umunyacubahiro, ariko Bibiliya iratubwira ngo ni wowe umunyacubahiro. Ushobora kwiyumva yuko uri umuntu mutoya, uri umwana mutoya, uri hanyuma y'abandi, ariko Bibiliya iratubwira ngo ni wowe uri imbere y'abandi. Burya twebwe abana b'abantu ntabwo tureba uko Imana ireba. Iyo Imana ireba uko tureba, ntabwo itorero riba ririho. Iyo Imana ireba uko twebwe tureba, tuba tureba ku bigaragara, tuba tureba ku bavuga bikijyana, tuba tureba ku banyambaraga. Ariko Bibiliya iratubwira ngo na ba bandi bose, wa wundi mutoya, muto cyane, nawe ni urugingo rw'itorero, nawe ni urugingo rw'itorero. Hari ibyaha bigera nko kuri 4 abana b'abantu dukora iyo twibagiwe icyo turi cyo. Icyaha cya mbere ngiki dukora, icyaha cya mbere ni ugufata mu itorero riba rifite abantu bose, ariko tugafata ngo uyu ni uw'ingenzi, nguriya ntabwo ari uw'ingenzi.
uriya si uw'ingenzi, uyu ni uw'ingenzi. Mu itorero ntabwo ari mu buzima busanzwe. Mu itorero ni umubiri wa Kristo, aho buri mubiri wose, aho buri rugingo rwose rufite icyo Imana yarushiriye mu itorero. Nyamara nubwo tujya tubyirengagiza, ariko twirengagiza ukuri kw'Imana. Iyo twirengagije icyo, tuba twirengagije ukuri kw'Imana. Nyamunda siroga ijambo rikunda kuvugwa hanze muri ibi bintu cyangwa se muri ubu bumenyi bushya, ariko byita abantu bahawe muri iyi myaka yo gufata abantu bose bagahabwa agaciro. Nkunda cyane kubyumva na Sindagiza ivuga ngo nta muntu n'umwe ukwiriye gusigara inyuma, leave no one behind. Nta muntu koko mu itorero ukwiriye kuvuga ngo uyu ni mutoya. Uwo mutoya atari mu itorero, itorero ntiryabaho. Uwo mutoya atari mu itorero, umubiri wa Kristo ntiwaba wuzuye. Uwo ubona usa nkaho adafite agaciro adahari, umubiri wa Kristo ntiwaba wuzuye. Uriya munini adahari, uriya ubona afite agaciro adahari, itorero rya Kristo ntiryaba rifite agaciro. Rigira agaciro gusa iyo buri rugingo rwose ruhawe agaciro karwo. Ndongera mbisubiremo, muri iki gihe cya none itorero rya Kristo mu isi yewe no muri paruwase usanga abantu barashizeho ibice. Aba ni ab'ingenzi, bariya ntabwo ari ab'ingenzi. Uyu ni uw'ingenzi, uyu ntabwo ari uw'ingenzi. Ariko Bibiliya ntabwo ari kubivuga abavandimwe. Icyo ni icyaha gikomeye cyane twebwe twishyiriyeho nk'abana b'abantu. Twacishiriyeho kugira ngo wenda tugire inyungu z'abantu, ariko mu nyungu za Kristo nuko nta muntu n'umwe ugomba kuba atari uw'ingenzi. Muvandimwe w'unyumva uyu munsi, wiyumva ko utari uw'ingenzi, ni ukuri ndakubwira ngo uri uw'ingenzi. Nta muntu n'umwe utari uw'ingenzi imbere y'Imana. Icya kabiri ngiki, icyaha cya kabiri dukora. Icyaha cya kabiri abana b'abantu bakora, noneho ni wowe ubwawe. Igihe ushobora kwiyumva yuko nta kamaro ufite, ukiyumva ko nta kamaro ufite mu itorero, ukumva yuko utari n'urugingo rw'itorero, ukumva yuko wakora igihe ushakiye n'ikindi gihe udashakiye. Reka ngo urugero rw'umubiri niwo twavuze. Ese hari igihe ukuboko gushobora kuvuga ngo ntigukora, kukifata kukigumbanya ku mubiri, kukavuga ngo noneho njyewe narivumbuye ku mubiri, ntabwo nkora. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka igihe cyose wumva uri inyuma udafatanya n'abandi, ukumva ko wewe wagiye ku ruhande rubasha gufatanya n'abandi, uri ukwawe wenyine. Icyo ni icyaha gikomeye. Kubera iki? Kuko uba wimye urugingo rwa Kristo gukora icyo Kristo yarukoreye. Icyo Kristo yakuzaniye mu itorero ni ukukora. Ngibyo ibintu tuba mu matorero. Bamwe barahezwa kuko bumva ko batari abanyagaciro, ariko abandi nabo bariheza. Ibyo ntabwo bibaho muvandimwe. Uri umubiri wuzuye, umubiri udashobora kuva ku mubiri, uri urugingo rwuzuye rudashobora kuva ku mubiri wa Kristo, ari ryo torero. Icyaha cya gatatu ngiki, iki cyaha cya gatatu ni igihe urugingo rushaka gukora icyo urugingo rundi rwaremewe. Ni igihe urugingo ruri muri wowe cyangwa urugingo mu itorero rutanezezwa n'icyo rwaremewe, ahubwo rukifuza ikindi cyaremewe urundi rugingo. Reka wenda bifate muri urugero. Niki gihe wenda ijisho rishobora kuvuga ati njyewe oya nakagombye kuba nararemwe ndugutwe, ariko ibyo ntibishoboka. Nibyo dushaka sanga mu itorero, aho umuntu ashaka kuba ngo njyewe ibyo nahawe simbikunze, ndashaka gukora ibyuriya. Oya, icyo gihe ntabwo bigenda neza. Aho nahawe, aho wahawe, icyo wahawe, icyo waremewe, nugikora neza, ngakora icyo nahawe neza, uriya agakora icyo yahawe neza, twese tugakora ibyo twahawe neza, nibwo umubiri wa Kristo uzaba wuzuye. Icyo cyaha cya gatatu narivuze, ni igihe umwana w'umuntu ashaka gukora ibyo ataremewe, agashaka kuvuga ngo akanga ibyo yahawe, ariko akumva yaba undi, akiyanga akumva yaba uriya. Icyo nacyo ni ikindi cyaha. Ikindi cyaha gikomeye cya kane nshaka kuvuga
twagisomye ku murongo wa 26 ngo n'igihe tutababarana, n'igihe tutabarbarana, ngo urugingo rumwe iyo rubabaye ingingo zose zibabarana narwo. Ariko siko biri cyane, siko biri cyane bavandimwe, siko biri cyane. Ngo cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ngo ingingo zose zishimana narwo. Iki ni cyo cyaha abantu mu itorero gisa nkaho kiri ku isonga muri iri jambo. Urugingo rumwe rurababara rugasa nkaho ari urwaho rutahuye n'urundi. Kuko reka wenda mbaho urugero, nta muntu n'umwe uravuga uragenda mu nzira ngo nasitara ngo avuge ngo ukuguru kwanjye kurasitaye. Ibyo nta muntu ubivuga. Cyangwa ngo avuge ngo ukuguru kurasitaye, cyangwa nagwa agakomereka ukuboko ngo avuge ngo ukuboko kurakomeretse, ahubwo aravuga ngo ndakomeretse, ndasitaye. Ni ukuguru kwasitaye, ariko ni umuntu wese usitaye. Uko niko Bibiri ibona ijambo ry'Imana, niko ibona umubiri, itorero ry'Imana. Umubabaro wawe wagombye kuba umubabaro wanjye, umubabaro wanjye wagombye kuba umubabaro wawe, ibyishimo byanjye byagombye kuba ibyishimo byawe, ibyishimo byawe byagombye kuba ibyishimo byanjye. Aho rero niho tugenda bikatuyobera, ugasanga wese, buri muntu wese noneho imibabaro y'abandi, kandi bari mu itorero abandi ntibayitayeho. Aho naho Imana igomba kutubabarira, aho tugomba kuhagera tugapfukama tugasaba imbabazi, kuko twataye inshingano. Abera b'Imana ntabwo tukikibuka yuko turi umubiri umwe, iyo ubabaye twese tubabarana nawo. Tugomba gusaba imbabazi Imana ikatubabarira, ariko tukiga gufatana mu runana tukavuga ngo mugenzi wanje nababara nije uzababarira. Nukuri reka nkubwire, ibi byose mu gihe twabyubahiriza tukavuga ngo turi umubiri umwe, muri itorero rya Kristo rihinduka ku itorero. Muri iki gihe cya none bavandimwe, ndimo ndasoza, ndagira ngo nongere kandi nkwibutse aho uri wibuka kuri umubiri w'Imana, kuri urugingo rw'itorero, aho uri wibuka kuri urugingo rw'umubiri umwe, ukenewe mu itorero, ukenewe kubaho kwawe niko kugira itorero. Kutabaho kwawe itorero ry'Imana rirahungabana. Uri uw'agaciro imbere y'Imana kandi urakomeye imbere y'Imana. Gerageza uko ushoboye kose rwa rugingo ari wowe rubashe gukora icyo Imana yaruremeye. Ntubashe kwikura mu bandi, ahubwo ukora icyo Imana yakuremeye. Kandi natwe twese dushake gukorera mu bumwe, mu byo turimo turakora byose, mu byo turimo turakora byose, mu byo turimo turaharanira byose. Bizatunezeza cyane abera b'Imana, twese duhuriye mu bwami bw'Imana ntawasigaye. Kandi bizatunezeza cyane nitubona umurimo w'Imana dufatanyije twese tugiye tuwukora, ariko tukawukorera mu bumwe nta n'umwe usigaye. Izina ry'Imana rikomeze kubafasha, kandi ndabasabira rwose kugira ngo twese dukomeze kuba umwe. Amen. Kandi senga Imana. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Mana, iri jambo niryo ni ukuri kuzuye, ariko tujya tubyibagirwa, tukibagirwa icyo waturemeye. Umuntu wese akirwanaho, kandi itorero ryawe ugasanga twabaye nk'imibiri myinshi. Ariko Mana, ni ukuri turi umubiri umwe, nicyo twibukije. Nubwo turi ahantu hatatanye, dutatanye, turi ahantu tutabasha kurebana, ariko garura ubumwe mu itorero bwo kuba turi magirirane. Buri muntu wese amenye ko ari urugingo rufite akamaro mu itorero ryawe Yesu Kristo, maze umubiri wawe nibwo uzahabwa icyubahiro. Mana, dukomereze mu ijambo kandi dushoboze kugira ngo tubashe kumvira ijambo no gukora ibyo rishaka, mu izina ryera rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.